Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari mu maranemo ngo bikomeye n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika hirya no hino ku isi nyuma yo gutangaza ifoto yakozwe hifashishijwe ubwenge buhangano artificial intelligence imugaragaza nka papa. Itangajwe mu gihe abakatolike bari mu cyunamo cy'urupfu rwa Papa François wapfuye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka, ndetse bakaba barimo no kwitegura guhitamo papa mushya. Kubera iki Donald Trump yakoze ibi? Ubundi ukwemera kwe ni ukuhe mu by'amadini? Agira idini asengeramo? Special TV show. Inama Gatolika ya New York yashinjije Donald Trump kuninyega ukwemera. Ubwo butumwa butangajwe nyuma y'iminsi Bwana Trump ateye uruganya mu kiganiro n'abanyamakuru avuga ko yifuza kuba papa. Donald Trump ntabwo ari we wa mbere ushinjwa kuninyega ukwemera Gatolika. Wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yateje umujinya n'uburakari mu mwaka ushize ubwo yakoraga ku kimenyetso cy'umusaraba muri mitingi yari ishyigikiye gukuramo inda hari mu mujyi wa Tampa muri Florida. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu, umuvugizi wa Vatican Matteo Bruni yanze gusubiza ibibazo bijyanye n'ibyo Trump yatangaje. Vatican irimo kwitegura kwakira umwiherero wo guhitamo uzasimbura Papa François. Ifoto yatangajwe na Donald Trump ku wa gatanu mu ijoro imugaragaza yambaye ikanzu y'umweru n'ingofero ihagaze ku mutwe we, ubusanzwe yambarwa n'abamusenyeri. Yari yambaye kandi umusaraba munini mu ijosi, urutoki rwe rutunze hejuru, ndetse mu maso he nta marangamutima hagaragara, niko BBC yanditse. Inama Gatolika ya Leta ya New York yahagarariye abasenyeri b'i New York yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X mu kumunenga. Iryo tsinda ry'abasenyeri ryagize riti nta kintu na kimwe cy'ubwenge cyangwa se cy'urugwenya kiri kuri iyi foto bwana perezida. Duherutse gushyingura papa wacu dukunda cyane François. Ndetse abakardinali bari hafi kwinjira mu mwiherero ukomeye wo gutera umusimburo ukomeye Umutagatifu Petero. Wituninyega, widukina ku mubyimba. Matteo Renzi wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani mu murongo w'ibitekerezo biharanira impinduka, nawe yanenze cyane bikomeye ubutumwa bwa Donald Trump. Renzi yanditse kuri X ati iyi ni ifoto ikomeretsa abizera, igatuka inzego, ndetse ikagaragaza ko umutegetsi w'isi yo mu murongo w'ibitekerezo byo gukomera ku bya kera aryohewe cyane no kwibonekeza. Gusa ibiro bya perezida wa Amerika byahakanye kumvikanisha uko ariko kose ko uyu muperezida wo mu ishyaka rya Republike arimo kuninyega urwego rw'ubupapa. Caroline Levitt ashinzwe gutangaza amakuru muri White House yaragize ati Perezida Donald Trump yagiye n'indege mu Butaliyani guha icyubahiro Papa François no kwitabira umuhango wo kumushyingura, ndetse akomeje gushyigikira bikomeye abanyagatolika ndetse n'ubwisanzure bw'amadini. Kuri byo kujya gushyingura papa, ubwo Perezida Donald Trump yajyagayo yahuriye na Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine. Abaperezida bombi bahuriye muri Bazilika ya Mutagatifu Petero mbere y'umuhango wo gushyingura Papa François. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Maison Blanche byatangaje ko iyi nama yamaze iminota 15 kandi ngo ari ingirakamaro cyane. Nyuma yayo Zelensky yavuze ko baganiriye byinshi. Donald Trump na Zelensky bafotoye bicaye hamwe bari mu biganiro bikomeye kandi byimbitse, haburaga iminota mike ngo imihango itangire. Iyi nama yabaye nyuma y'umunsi umwe Donald Trump atangaje ko Burusiya na Ukraine bageze kure cyane mu biganiro bigamije amasezerano y'amahoro. Ni nyuma y'inama yahuje intumwa ye Steve Witkoff na Perezida wa Burusiya i Moscow ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Iki gihe nabwo benshi banenze ko Perezida Trump na Zelensky bagiye kuganirira iby'amabuye y'agaciro n'imbunda muri Bazilika ya Mutagatifu Petero, bakabikora umuhango wo gushyingura umushumba wa Kiliziya Gatolika. Hari n'abajya kure bakazanamo ibyo kuba Papa François yarapfuye amaze kubona na Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance, niwe mutegetsi babonanye bwa nyuma mu buzima bwe. Naho ibyo bidahagije, Perezida Donald Trump yitabiriye umuhango wo gushyingura Papa François yambaye kositimu y'ubururu, aho benshi bari bambaye umukara nk'uko bigenda mu gihe cy'icyunamo. Iyi myambarire nayo yatumye abantu benshi bagira icyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bamunenze bavuga ko kwambara gutyo atari ukubaha uwo muhango w'akababaro. Ifoto yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yateje impaka ndende. Donald Trump yagaragaye yambaye kositimu y'ubururu bukomeye Blue Marine, ari hagati y'abayobozi benshi bambaye imyambaro y'umukara. Abantu benshi kuri internet batangira kuvuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ngo yaba yararenze ku mabwiriza akomeye y'imyambarire agenga imihango nk'iyi ngiyi. Ariko nk'uko ibiro by'itangazamakuru by'i Vatican Salle de Presse de Siège bisobanura,
ngo na protokole yihariye ishyirwaho na Vatican ku bijyanye n'imyambarire, ahubwo ibyo batangariza ambasade zitandukanye nuko imyenda igomba kuba ikomeye kandi ijyanye n'umuhango hakurikijwe amategeko y'ibihugu byohereje intumwa zabyo. Nubwo ifoto ya Donald Trump yicaye ku murongo w'imbere muri uyu muhango rero giye igaragara ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri hari n'abandi bayobozi batari bambaye ikositimu y'umukara nk'uko byari byitezwe. Igikomangoma William nawe yari yambaye imyambaro y'ubururu bw'ijoro blue nuit. Joe Biden yari yambaye karuvati y'ubururu nk'uko asanzwe azambara, naho Vladimir Zelensky yari yambaye umwambaro w'umukara ariko utari kositimu, ni ikote risanzwe ariko ntabwo ari ikote na karuvati. Nubwo bamwe bagaragaje uburakari ku mbuga nkoranyambaga kubera imyambarire ya Donald Trump ari mu muhango wo gushyingura Papa Francois, nta tegeko ryasabaga kwambara imyambaro y'umukara. Izi mpaka zituruka ku muco umaze igihe kirekire uhuza ibara ry'umukara n'igihe cy'akababaro, bityo ibara ry'umukara ryemezwa ko ari ryo ryiza rikwiye kwambarwa mu muhango wo gushyingura. Ariko kandi uyu muco wo kwambara umukara ntabwo wahozeho. Mu bihe bya kera cyane abantu bashyinguraga bambaye umweru. Mu Bufaransa umukara nk'ishusho y'akababaro watangiye kugaragara mu mpera z'ikinyejana cya 15. Ibi byatangiye ubwo umwamikazi Anne de Bretagne yahitagamo kwambara umukara mu muhango wo gushyingura umwana we, agategeka ko n'abandi b'ibwami bose babyubahiriza. Mu 1898 ubwo umugabo we umwami Charles wa munani yapfaga yongeye kubasaba kwambara umukara. Muri icyo gihe ibara ry'imyenda ryari rifite ibisobanuro bikomeye byagaragaza icyiciro cy'imibereho umuntu arimo, amabara amwe n'amwe kubera igiciro cyayo cyangwa se uko yabonwaga bigoranye yaragenewe abakire gusa cyangwa se abari mu rwego rwo hejuru. Umukara wari muri yo kubera ko umukara waturukaga hanini muri Afurika ntabwo ubonekaga cyane i Burayi. Nuko iyo gahunda yo kwambara umukara yaje gushinga imizi mu bantu b'ibwami gusa, mu gihe rubanda rusanzwe bari bagikomeje kwiyambarira umweru. Byaje gukomera ndetse no gukwira hose mu kinyejana cya 17 bitewe n'uruhare rw'ingoma y'aba Expo. Aba n'abami b'abakristo gatolika baranzwe no gushimangira ukwemera kwabo muri Afurika n'i Burayi, baharanira ko umukara ugaragaza urupfu nk'umwanzi w'Imana, mu gihe umweru ugaragaza ubuzima, isuku n'urumuri. Icyo gihe kandi igiciro cy'imyenda y'umukara nicyo cyaragabanyutse bituma na rubanda rutifashije bashobora kukigondera, bityo umukara uhabwa igisobanuro bihambye nk'ibara ry'imihango yo gushyingura kuva mu kinyejana cya 18. Donald Trump rero nk'umuntu utemera ibyo gushyingura cyangwa gushyigikira iby'amategeko bakurikiza agomba kuba yaritsemo kwiyambara kositimu ashaka mu gihe abandi bambaye umukara. Gusa byatumye abayoboke ba Katolika bamunenga cyane. Ubundi Donald Trump agira idini. Donald Trump afite igisilamu hafi n'itorero ry'umuvugabutumwa witwa Norman Vincent Peale. Ni itorero ryigisha ko kugera ku bukire bw'amafaranga ari ingenzi ku rwego rumwe no kugera ku byiza no ku byiza by'umwuka cyangwa se roho mutagatifu. Muri make kuri bo gukorera amafaranga menshi kandi ukayabona nabyo bwabyo n'ubundi buryo bwo gusenga. President Donald Trump yabatejwe kandi yemezwa akomerezwa muri iri torero rya First Presbyterian Church, aba n'abamenyereye nk'abaporoso. Yabatirijwe mu itorero ryo mu gace ka Jamaica muri Queens muri New York, ari naho yakuriye. Mu myaka y'1960 ababyeyi be binjiye mu itorero rya Marble College Church riri ku muhanda wa 5 muri Manhattan. Bari bakurikiye cyane imico n'imyigishirize y'umuvugabutumwa waryo Norman Vincent Peale. Iri torero ni indi nyito y'amadini y'abaprotestanti yitwa Reformed Church in America. Ryashinzwe mu 1828. Donald Trump yasengeye muri iri dini hafi imyaka 50 yose kandi niho yasezeraniye n'abagore ba mbere babiri. Norman Vincent Peale yari umuvugabutumwa ukomeye cyane, ariko akaba n'umwanditsi w'igitabo cyagurishijwe cyane The Power of Positive Pleading, cyasohotse muri 1952. Iby'imyizerere n'intsinzi mu by'umwuka nibyo yigishaga ndetse n'umubiri. Yari ashyigikiye cyane Richard Nixon kandi yamaganaga cyane kandidatire y'ubu Kiliziya Katolika. John Kennedy yakundaga cyane abanyemarwe kandi akuzuza mu nyigisho ze udushya n'amateka y'inganda nini n'abayobozi bazo bari baziranye. Muri icyo gitabo cye Peale yakomeje gutangaza ibyo benshi bise Theology of Success cyangwa se inyigisho zishingiye ku ntsinzi, aho yashingiraga ashishikariza abantu kwizera ubwabo nk'imyumvire ya buri munsi. Iyi myumvire yarushijeho gukurura Donald Trump kubera ko ijyanye n'umuco w'umuryango we, kutagira ubwoba bwo kurenga ku mategeko cyangwa se kudatinya kunyura inzira inyuranye n'iy'abandi bose banyura.
ndetse no gukora ibishoboka byose gutsinde cyangwa ugere ku ntego zawe. Ubutumwa bwa Norman Vincent Peale bwari bushingiye ku buryo bwo kubaho kurusha gushingira ku nyigisho z'iyobokamana tumenyereye, bukaba bwari bujyanye cyane n'ibyitwa ivanjiri y'ubukire, prosperity gospel, yigishwa cyane n'abavugabutumwa bo kuri televiziyo bavuga ko Imana ihemba bamwe mu bantu bayo binyuze mu mitungo hano ku isi. Muri iyi nzira ni naho Donald Trump yabonye inkunga y'abavugabutumwa bamenyekanye cyane muri ubwo buryo, barimo Mark Danze na Dallas Scott. Muri iri dini Donald Trump yakuriyemo, mwashoboraga kujya gusenga ku cyumweru umuvugabutumwa akamara amasaha 3 abigisha uko mwaba bakire kurusha kubigisha uko muzajya mu ijuru nimumara gupfa. Ubundi Amerika izwiho kugira ubwisanzure mu myemerere, n'ubwisanzure buteganywa n'itegeko nshinga. Ibi bituma haba ubwoko bwinshi bw'amadini n'amatorero, ndetse n'abantu batagira idini barahaba benshi. Abakristu nibo bagize igice kinini cy'abaturage, abaprotesitanti nibo benshi cyane, bari mu matorero atandukanye nk'ababatista, abamethodiste, abapresbyterian, ari nabo Donald Trump arimo, abitwa Balutheran na Pentecost n'abandi. Abagatulika baza ku mwanya wa kabiri mu bwinshi, abenshi muri bo bakomoka mu baturage b'Abanyamerika y'Amajyepfo, Abayehova cyangwa se abahamya ba Yehova, n'abandi barimo ba Mormons cyangwa se Church of Jesus Christ on Latter-day Saints, ndetse n'aba Evangelicals n'amadini y'ivugabutumwa. Bafite uruhare runini cyane mu buzima bwa politike n'imibereho y'igihugu. Hari n'andi madini atari Gikristo nk'Abayahudi bafite amateka maremare muri Amerika, cyane cyane mu mijyi nka New York. Hari Abayisilamu bagenda biyongera cyane kubera ubuhunzi n'ubwimukira. Hari aba Hindu cyangwa se Ababudiste n'abafite imyemerere gakondo cyangwa se yaturutse mu burasirazuba bwa Aziya, barahari nabo ariko ni bake. Hari n'umubare runaka w'Abanyamerika bavuga ko nta dini bemera cyangwa se ko batemera Imana. Abana bavuga ko ari spiritual but not religious. Ubu ni umubare wiyongera cyane, barimo bigisha abanyapolitike n'abato mu mijyi minini nka San Francisco, New York na Seattle. Imyemerere n'amadini bifite uruhare rukomeye cyane muri politiki ya Amerika. Abayoboke b'amatorero, amatorero y'ububyutse cyangwa se ivugabutumwa bafite imbaraga cyane mu gutora abayobozi, cyane cyane aba Republican nka Donald Trump. Amadini muri Amerika akunze kuba ku isonga mu bibazo bijyanye cyane no gukuramo inda, uburenganzira bw'abaryamana n'abafite ibitsina bimwe, imibereho y'amashuri, imyemerere n'ibindi. Yari LC Films cyangwa LC wanyu, LC Rwanda, byumvikanye. Ndakibutsa gukora subscribe, share, like na comment nimba nyuma y'ikiganiro, udufashe kugisangiza abandi.